Oh, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Imana yacishimye. Ndagira ngubwire gukomera kw'Imana. Imana. Oh, haleluya. Imana yacu nishimye. Nukuri. Uyu munsi hari byinshi nzaniye abakunzi banje kuko muri iki gihe hari ikintu ngiye kubabwira bagomba kwitondera. Yego. Imana y'amahoro imfashe ibane namwe kuri iyi kamera munkurikiye mu nyumve neza mu ntega amatwi ndabinginze wowe ukunda Yesu wowe ukunda abakozi bayo nyemerera ntuvuge ngo niba abakozi bakorera ku YouTube babesha nyemerera uyu munsi wa none untega amatwi wumva icyo nkubwira. Waguha umwanya ugahita ufatiraho. Ahubwo mva byaba rwose. Nagusezeranya umuntu kumutuza Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika ngo kubona visa biguca ngo umujyane Burundi. Nagusezeranya umuntu kumutuza Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika no kubona visa biguca ngo umujyane Burundi. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya Mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Yes, reka mbasuze abakunzi ba Concorde TV show aho mere yose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mumva Ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde. Reka mfatiye umwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha urungu ahubwo nzajya ndeba abakozi b'Imana abavuga butumwa abahanuzi umuntu wese ufite ikintu yasangiza abantu kikabasana umutima. Yego imbere ya kamera turi kumwe na Nyiramana Leonsia. Yegereza mikoro Leonsi. Turi kumwe nande Nyiramana Leonsia wabakunda kwita Fiete cyane. Na Thompson. Yego na Thompson. Na Thompson. Tukubwe na Nyiramana Leonsia bakunda kwita Fiete. Hari n'abajyamwita Thompson kuko arazicuruza reka tunamwakwamamarize sibyo n'amafi byose. Babwire abantu bakeneye ibyo ukora naho bagomba kubisanga ntago ndakwishyuza yo kwamamaza. Yego murakoze cyane. Curuza amafi Thompson mbese uzaba bikeneye wese yabisanga hano aho bita mu Kidaho mu karere ka Burera umurenge wa Cyanika. Ntago ujya delivaringa kudelivaringa ni kwa kundi ibicuruzwa bijyana ku mukiriya iwe mu rugo. Yes, nkaba ndi Musanze nkaguhamagara ntinzanira Thompson 3 ugahita utega bikangeraho mu minota 10. Ako kanya ntago twakabona ariko iyo ukeneye nyinshi wenda nk'amakarita 2 cyangwa 3 turayakawusha tukayagushira iyo ushaka izikawushije iyo ushaka imbisi hari n'abantu bakoze ubukwe bakadutumira ati tushaka amafi runaka tuzanire ubwo nkayajana. Murakoze cyane. Yego sawa waba afite yerekwa akaba yangwira gafi ntabwo ngaheruka yabwira Leonsia akakanzanira. Yego reka utangize n'isengesho ganga Imana ize kutuyobora muri iki kiganiro. Imana ishimwe cyane. Reka dutangire n'iri sengesho kuko hari byinshi biduhiga hari byinshi bitaba byifuza ngo tugire gute twumvira ijambo ry'Imana twumva ubu butumwa bugiye gutambuka. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Amen.
urareba abana bakurikiye ijambo ryawe, urareba Uwiteka Nyiringabo bari kureba kuri iyi kamera ndiho, uwera wa Isiraheli ni ukuri, nabasabira umugisha kandi nabasabira Uwiteka ineza. Nyemerera rero ukomeze ubarinde, nyemerera Uwiteka Nyiringabo iri jambo bagiye kumva nirice mu gutwi ngo rihungukire mu kundi, kuko uri Imana ishoboye byose, uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Rero sinavuga byinshi cyane, ndabizi neza ko ushoboye byose. Rero reka ntuze ariko ntutuze, komeza kubana natwe nanone n'iteka ryose niba bidashira. Amen. Amen. Yego ntago twaherukanaga kera pe. Hashize nk'ameza ngahe? Hashize nk'amezi 3. 3 si menshi? Ni menshi cyane. Ubwo twakwana ikiganiro muri uyu mwaka wa 2026. Yego. Urebye ari kurengana. Ahubwo ari kurenga. Kuko duheruka turi ku musozi wa Rusagara. Si kera si? Ni kera pe. Naraguhamagaraga ukambwira ngo agiye kurangura amafi. Sha mana we. Hamwe n'ingendo zitandukanye nagiye nkora, wagiye urampamagara sumbone. Ariko uyu munsi hari byinshi nzaniye abakunzi banje, kuko muri iki gihe hari ikintu ngiye kubabwira bagomba kwitondera. Imana y'amahoro imfashe ibane namwe kuri iyi kamera, munkurikiye mu nyumve neza, mu ntega amatwi, ndabinginze. Wowe ukunda Yesu, wowe ukunda abakozi bayo, nyemerera ntuvuge ngo niba abakozi bakorera ku YouTube babesha. Nyemerera uyu munsi wa none untega amatwi wumva icyo nkubwira. Waguha umwanya ugahita ufatiraho. Ahubwo mva byaba rwose Ikimana yakudutumyeho ukitubwira. Murakoze cyane. Hari ikintu ngiye kubwira abantu muri iyi minsi ya none. Umbabarire niba ufite inshuti yawe ikabisenga mukorana umurimo, ariko niba ufite inshuti itari kukwerekeza mu murimo w'Imana, ico mukore hakiri igihe, ico mukore hakiri kare. Kuko uyu munsi turi kuyoba, turi kugendana n'abantu batakunda Imana, bakatujyana mu byaha, tukagendana n'abantu badakunda Imana, bakatwereka inzira itari ya nyayo, kandi inyuma hari inzira. Turi kugendana n'indyajya muri ibi bihe, tukagendana n'abantu badafite umumaro, tukagendana n'abantu Mana bashaka kutwambura agaciro, tukagendana n'abantu bashaka kudutesha agaciro. Ariko ndagira ngo nkubwire uyu munsi wa none, kurikira Yesu niwe uzaguhesha agaciro. Haleluya. Mu bintu byose nkubwire uyu munsi wa none, umbabarire untega amatwi, kuko uyu munsi nakuzaniye ijambo rivuga ngo, ijambo riri muri Bibiliya, muri Yuda igice cya mbere, umurongo waho wa 3. Umurongo waho wa 3 ugere ku murongo wa 5. Eka ngufashe. Amen. Umutwe w'amagambo avuga ngo imbuzi zo kwirinda abatubaha Imana n'abigisha b'ibinyoma. Amen. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura. Amen. Kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Amen. Kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bagenewe kera gucirwaho iteka. Haleluya. N'abantu batubaha Imana. Babari rugarukiraho gato. Oh haleluya, haleluya. Imana yacu ni ishimwe kandi nihimbazwe. Uyu munsi wa none wa mukobwa we uri guteretwa, ariko nuramenya uri kugutereta uwari we, nuramenya uri kugutereta uko ahagaze, nuramenya uri kugutereta ahantu ahagarariye. Uyu munsi wa none ngombe nkubwire ngo garukiraho. Menya neza kandi ushishoze neza. Menya neza kandi ushishoze neza, umenye icyo gukora, kuko uri guteretwa n'umuhungu utazi Imana, ariko ukibwira ngo uzamwigisha Imana. Iyo Mana niba itamurimo, niba adakurikiza iby'Imana, urajya kubimushyiramo atabyumva. Weho icyari gukora ari kugushyira mu rukundo kugira ngo uzarimbukane nawe. Ariko menya gushishoza, menya uwo musore uri kugutereta uwari we, umenya gahunda uri gukurikirana. Umva yewe wa mugore wubatse we, wowe uri kuba uri mu rugo rwawe ugasanga
ugasanga umukobwa w'umuhungu umugabo arakwinjiriye, ugasanga kujanye mu nzira zitari nziza, wowe ugata urugo rwawe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo aho ngaho hagarukire. Uyu munsi wa none ari abahanuzi benshi cyane bari ku ma YouTube bagakundwa n'abagabo batazi abaribo, bagakundwa n'abasore batazi abaribo. Ariko ndagira ngo usenge cyane Imana ikwereke iyo nshuti ugiye kwegera nayo. Haleluya, haleluya. Kuko hari abantu bari kutubuza agaciro, bagashaka kudufunga amayereko yacu, bagashaka kutubuza umurimo, bagashaka kugira ngo umurimo wacu wangikirirwe mu buzima bwacu. Ariko uyu munsi wa none mbabarire wumva gutaka kw'Imana kwiri kukuririra. Yesu ari kukubwira ngo bamaso wa mukozi w'Imana we. Yesu ari kukubwira ngo bamaso wa mwangavu we. Wowe uri kubyirika uyu munsi wa none. Imana yakubwiye ko izaguha umugabo, ariko ntiyakubwiye ko izaguha umugabo w'inzoga. Ntiyakubwiye ko izaguha umugabo w'itabi. Ntiyakubwiye ko izaguha umugabo ufite urugo. Imana yakubwiye ko izaguha umusore. Nyemerera ugume kubirinda urutegereza Imana. Haleluya. Amen. Imana yacu nishimye cyane. Ongera ukomeze. Kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Ndashaka kubibutsa nubwo byose hari ubundi mwizeye kubimenya, yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisirayeli kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abatizeye. Yego. N'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Amena. Imana ishimwe cyane, urakoze cyane. Nyemerera uyu munsi wa none ureba aho uhagaze. Mana we nukuri pe. Yesu ari kurira. Imana yacu ifite kugutangira umwana wayo w'ikinege kugira ngo izagucungure. Ariko nta na rimwe wigeze ubimenya ko yagucungwe. Nta na rimwe wigeze umenya ko akowa amaraso y'igiciro yamennye ku musaraba. Uyu munsi ari kukubwira ngo ni wowe yapfiriye. Uyu munsi ari kukubwira ngo ni wowe waje kuhamagara. Uyu munsi ari kukubwira ngo aragushaka kandi aragukeneye. Njira mu mwanya wawe neza, maze ukurikira umurimo w'Imana. Wifata umurimo w'Imana. Niba uri kumwe n'umukozi w'Imana ukabona ari kugendera mu nzira zitagushimishije, uwo muveho. Itomukore ku nshuti zitagufitiye umumaro, itomukore ku nshuti zidafite icyo zimaze mu buzima bwawe. Nyemerera uyu munsi wa none wige kwiyitaho wowe wenyine uri kumwe n'Imana yawe, kuko inshuti zo muri iyi minsi ni amayobera. Nshuti yanjye, ndakubwira nukuri pe. Emera Imana ikwitegekere, emera Imana ikwiyoborere. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire, hari umunsi umwe nahuye n'ikigeragezo, maze mfite abana babiri, mfite n'inda ya gatatu. Ariko ndagira ngo nkubwire, Imana izagutabara, Imana izakurinda. Nari ntwite, nari mu nzu y'amabati 6, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubwo nari ndi mu nzu y'amabati 6 umugabo yarantaye, ntago nigeze kwiyandurisha ibyo hanze. Nyemerera uyu munsi wa none nta kanzu nari mfite. Nyemerera uyu munsi wa none nari mfite ikanzu imwe gusa, ariko igihe cyo kubyara cyageze. Uwiteka nukuri ibi nkubwira, nyumva kandi untega amatwi. Igihe cyo kubyara kigeze, sinari mfite aya mutuwera yo ndatanga. Nukuri Imana yarantabaye. Nagiye kuseta barambaga, bagujije imiti y'abandi barwayi bari mu bitaro. Uwo munsi barambaga, uwo munsi bambazeho, uwo muti bambaza nari mfite kumara mu bitaro iminsi 3. Ariko uyu munsi wa none namaze nk'iminsi 3 umuti gutarongera kongera mu buzima, ari ukuvuza induru gusa. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ku munota wa nyuma nabonye gutabarwa kw'Imana, nabonye ukuboko kw'Imana, nabonye ubutabazi buturutse ku Mana yacu. Ndagira ngo nkubwire ngo wikiheba cyangwa ngo wiganyire, wikihebera inzara ufite uyu munsi, wikihebera amadani ufite uyu munsi, wikihebera ibibazo ufite uyu munsi. Ndagira ngo nkubwire ngo ako kanya ibyo byose uri gucamo ni ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza, uzabwira abandi bagakomera. Ihangane muri icyo kigeragezo. Ndagira ngo nkubwire ngo ntararangiza iryo jambo, narabyaye, bamaze kumbaga banteruramo umwana, nta muti nari mfite. Amen, haleluya.
Imana yacu nishimwe. Nta muti nari mfite ariko nkubwiza ukuri ngo naratabawe. Namaze iminsi 3, ku munsi wa gatatu nari butaheho nabonye Imana yohereza abapasiteri 2. Narasengaga nkabaza Imana se bimeze bite iyo umuhanuzi yabaga agiye kongera hanga agiye kumpanurira. Yahagararaga ku ruhande akatamarira akavuga ati umva musengere Fiyete kuko arahababaje, musengere Fiyete agasubira yatampanuriye kubera ibyo mbonyeho. Nkibaza ati Imana gukinge batampanurira ibyo bibazo ko ari wowe ubishoboye Imana wabinkuriraho. Najyaga ndota inzozi nkabona ndi mu ngezi hagati, iyo ngezi sinyivemo singe musozi singe n'inyuma, ngahagarara mu ngezi hagati nkabura igisubizo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nta Imana itagukura. Nukuri ndagira ngo nkubwire ngo nta Imana itagukura. Imana ikimara kohereza abapasiteri 2 icyo gihe bari ku ishuri, Imana irababwira ati mumuhereze ibyo 2,000 nibyo bari bafite ibyo kurarira. Barayampereza bajya kumfatira imiti. Nari mfite mabukwe baramubwiraga tangiranga muntu bahereza umwana imiti atere gupfira hano ku gitanda. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo abaganga bazaga kumvura basangaga igitanda basangaga igitanda cyanjye ari isazi gusa. Amen, haleluya. Ndagira ngo nkubwire gukomera kw'Imana. Igitanda cyanjye iyo basangaga ari isazi gusa kiri kunuka bapfukaga amazuru. Papa ndagushimira. Oh, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Imana yacishimye. Ndagira nkubwire gukomera kw'Imana. Imana. Oh, haleluya. Imana yacu nishimye. Nukuri Imana yacu irakora. Imana yacu nta mikino ifite. Ndagira ngo nkubwire igitanda cyanjye cyabaga kiri kunuka, igisebe nabaga ndi kuvuza induru. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ikigeragezo cyakurya, iyo kigeze ku iherezo kiraryana ukabura naho wahungira, ukabura n'uwo watabaza. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo icyo gihe mu gihe mabukwe yabaga agiye kumfurira imyenda, icyo gihe bafataga imyenda akaba ariyo babindisha umubyeyi. Nakuyamwe igitenge naviriyemo, mabukwe agiye kugifura gicisha mu mazi, acanika mu ducaca twari turi aho ngaho, igitenge kigashyuha, cyamara gushyuha akaza akacinshira ku musego. Aho kugira ngo kivemo umunuko kikanuka kigahamagara isazi ku gitanda cyanjye. Na cya gisebe mfite bambaze, noneho nari nkurikije umwana w'umwaka, icyo gihe nari nkurikije umwana w'umwaka ari gukambakamba. Igisebe aribwo n'ubundi abana 3 bose ari ukumbaga, basubiza indiga mu gisebe kibisi akuramo umwana. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo gihe narababaye, ariko uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire inshuti yacu, aya marira ndiriye kuri kamera ntuyafate nk'ubusa, kuko Imana iri kukuburira kandi gufitiye amarira. Guki mwababasa Imana, guki wasebye Imana ngo ntabwo ikora, guki ayiwe Mana ndakwinginze mfata mereza gukomera. Uyu munsi niwe wambwiye ngo nzamuke mfasha. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma. Isazi zaratumukaga ku gitanda cyanjye nshuti yanjye. Abagenzi babona uburyo isazi ziri gutumuka bakampunga.
ndagira ngo nkubwire ngo nugera mu kigeragezo nta nshuti uzabona, nta muvandimwe uzabona, abo bose bazaguhunga. Nugera mu kigeragezo nurwaza umubyeyi wawe ukabona ko hari aho ugezeho gupfa, hari aho ugezeho kuba wakiyambaza abantu, oya wikiyambaza abantu, wikiyambaza inshuti, ahubwo yiyambaza Uwiteka Imana yawe wakuremye, kuko niyo yagutayeho umwanya. Izi icyo uzaba cyo mu minsi iri imbere. Amen, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo muri icyo gihe uwo muti barawunteye, mbona guhumeka, ariko isazi ntizavuye ku gitanda cyanjye, zarakomeje. Abantu bakajya barambwira se nta muryango ugira, mama nari mufite, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntacyo nawe yari yifitiye, yari ari gutamarira. Amen, haleluya. Imbaraga z'Imana nishimwe. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi wa none naratabawe, bampaye 2,000 ari abapasiteri, barangije kumpa 2,000 baransengera. Imana ikora ibitangaza, ariko Imana yarambwiraga nkomereza, nubwo bizaba bikomeye nzabana nawe, nubwo bizaba bikomeye nzakurinda, nubwo bizaba bikomeye uko birira ntago ariko uko bishikura ntago ariko bigira gute yemwe. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none umugabo yakwanze, uyu munsi wa none umwana wawe ararwaye, uyu munsi wa none uratwite, ariko uri kwibaza aho wakura mituweli. Komera shikama, Yesu azagutabara. Yesu ari ku marembo, ari kuguhamagara ngo witabe, kuko aragukeneye. Amen, haleluya. Nukuri pereka nkubwire naratashe, ariko nubundi nubwo Imana yantabariye mu bitaro by'akanya gatoya, ni nkaho yari igabanyije umusonga, irambwira ati komera. Naratashe ngeze mu rugo nsanga Mana yange inzu nabaga ndimo gutya, imvura yaraguye, ibinonko biva ku nzu birahomoka, nsanga na amadirisha gusa. Mfata byabyaye nari nararemeye umwana ngo ndamubindisha, mbipfunda mu ntuze mu nzu narindimo, kugira ngo wenda umuyaga utica umwana. Ndagira ngo nkubwire ngo komera, Imana iragutabara kandi iri mu nzira iri kugutabara. Navuze ubuhamya ejo bundi ngitangira, ndabizi neza ko muri kundeba aho natangiriye nuko nari mbeze. Ubu ngubu ntago ariko nkimeze, hari itandukaniro. Nubwo Imana itari yampereza inzu cyangwa se ngo Imana impereza umugabo, nzi neza ko iri mu nzira iri kubikora. Nzi neza ko ejo nzababwira ati muze mu bukwe bwanjye, Imana ikoze ibitangaza. Haleluya, haleluya, haleluya. Niyamamare. Hari indirimbo ukunda kumfasha ivuga ni korasi, ndayikunda cyane, ngo niba nawe ubishaka ko yamamara, Umwami Yesu niyamamare. Niba nawe ubishaka ko yamamara, Umwami Yesu niba nawe ubishaka ko yamamara ku buzima bwawe, niba nawe ushaka ko hari icyo yakora ku buzima bwawe, iramamara, irakora icyo ibitangaza ku buzima bwawe, irakuraho ayo madene, irakuraho uwo mubabaro, irakuraho uko kwangwa n'umugabo akugarukire. Uyu munsi none ndagira ngo nkubwire ngo niba ufite umwana kwa muganga, humura arakize. Niba ufite amadene ya banke, humura Imana ikuyeho amadene ya banke. Niba ufite mu buryo bagiye kuguteza cyamunara, Imana ihagaritse cyamunara ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Wowe waba ufite imodoka, ariko iyo modoka yakubereye ikibazo, yakubereye ikigeragezo, umva uyu munsi none ko Imana ivuze, Imana y'amahoro irambwiye ngo nkubwire ngo iyo modoka yikubera ikibazo, kuko ije gukuraho iyo modoka ikubera ikibazo, ikazana indi itakubereye ikibazo. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane, nukuri pe biranejeje. Uyu munsi wa none aha niho ijambo nari mfite rigarukiye. Murakoze cyane kunkurikira. Imana ishimwe cyane. Yego, biryoha bisubiwemo. Yego. Urwaye ku gitanda bitewe n'ubuzima bubi wari urimo, amasaza ari gutuma, muri yandi magambo aho wari uryamye haranukaga. Haranukaga. Abahanuzi baza kuguhanurira
abahanuzi b'ubwabo iyo bageraga ku sheni yanjye Imana yabereka ibyanjye bakabanza bakarira bakavuga ati mva bagahita ako kanya bagahita banshira mu kidendezi bakansengera bagatabaza bakansengera Imana ibaze kuba narasengaga baraguhanuriraga ntago babyangaga barampanuriraga nangize ngo barabyangaga kuko habaga hari kunuka huri oya barampanuriraga icyo gihe nyine muri ubwo buzima nari ngitwite iyo babonaga ibibazo ngiye gucamo kwa muganga ntago bagiraga gute barariraga bakavuga ati imva hatabayeho Imana ishoboye byose uyu mubyeyi ntago azatabarwa hatabayeho Imana ishoboye byose abamukurikiye baracyamukurikira ariko ndagira ngo nkubwire ngo uko bashakaga komfa ntago ari ibyo Imana yashakaga uyu munsi hari abakwifuriza guhomba mu shoramari ryawe muri business yawe uyu munsi hari abashaka ngo upfe utabonye umugabo uyu munsi hari abashaka ngo uzapfa utabyaye uyu munsi hari abashaka ngo ntuzigere ukigere wigezaho ariko ndagira ngo nkubwire ngo ayo ni amagambo y'abantu ijambo ry'Imana riraje urikore ku buzima bwawe uyu munsi wa none akiri humura rituruka ku Mana humura wikiganyira kuko niyo yakuremye humura wikiganyira irakuzi kuruta ko abantu bakuzi irakuzi kuruta uko wowe wiyizi Imana ishimwe cyane akira ubutabazi bw'Imana niko Imana yacu imbwiye amen unyura mu bwo buzima none ubu nawe uri umuhanuzi uhanurira abandi yego nanyuze muri ubwo buzima bukomeye cyane nyura mu bintu bigoranye cyane icyo gihe bampanuriraga nanjye ndi umunyamwuka Imana ikabincishaho nkabona rwose iyi Imana yabinshishagaho noneho naricaraga nkavuga se Mana ibi bintu koko wamfasha ko ari wowe ushobora byose ijambo Imana yambwiraga ati iryo ni ishuri ndi kugucishamo kuko ejo hazaza uzavamo umunyamumaro wowe uzabwira amahanga uzabwira amahanga abagabo bazakurikira ijambo ryawe abagabo bazakumva ndagira ngo nkubwire wawe wa mugabo we uyu munsi unyumve nawe wa musore we uyu munsi unyumve uyu munsi waba warabuze ikibanza ariko kubera abarozi hari aho abarozi bagusize batifuza ngo uzave ndagira ngo nkubwire ngo Yesu arambwiye ngo aho hantu ni uje kuhagukura uyu munsi dore iherezo ryiza ku buzima bwawe icyabarozi bakwifurije ntago ari Imana ikwifuriza mu izina rya Yesu Imana y'amahoro irambwiye ngo akira gukira kandi akira gukiranuka akira agakiza gaturutse muri wowe akira amahoro Imana yacu nikimbwiye amen yego mukozi Imana iguha umugisha kandi komera nta buzima Imana itahindura kandi irindi ijambo ryayo imyaka ibihe nibihe katugane ku musozi ibiganiro byacu nakagaruka n'undi tuzagera tuganira tuvugira imbaraga z'Imana katugusaba utange nimero ku buryo wagukenera guhamagara none dusoreze n'isengesho yego mbanza kubwira abantu bankurikirana hari ukuntu baduhamagara cyane bakaduhamagara cyane iyo umuntu rero atagufashe wibwira ko yakwanze cyangwa se yagusuzuguye oya n'ukuri pe ntago tuba twabasuzuguye ahubwo habaga igihe umuntu aba yaratanze igihe nk'ubu njyewe ubu nasizeho igihe gucyumweru guhera saa 9 baje barampamagara nzajya mbasengera ariko ku minsi y'imibyizi mba mfite akazi kenshi ego ni 07 072 45 46 nimero ya MTN 078 60 83 Gisubiremo yego 072 50 46 074 yego n'isengesho dusoze nkuko twatangiye dusenga yego murakoze cyane kunkurikira rwose ni by'agaciro nukuri nzababera umwana mwiza nzababwira ijambo ryomore inguma zanyu mwahuye nabyo mujye muranyihanganira mukurikire iyicano kuko ni y'umumaro ku buzima bwanyu amen reka dusenge mu izina rya Yesu Mana nziza Imana ikomeye Imana ifite ubutware n'ubushobozi icyantu cya mbere mbanje kugushima urakoze
cyane kuba wanyoboye kuri iyi kamera, urakoze cyane kuba utatumye abadayimoni banjoga, ndagushimye cyane kubw'uyu murimo wawe nkoze, ndagushimye cyane Mana, urakoze nukuri ndagushimye. Unyemerere ukomeze guhereza abadukurikirana umugisha, kandi ubakureho inyatsi za karande, koreho imivumo abatongero babatongereye, ibyo byose bitavuga Imana ku buzima bwabo, mu izina rya Yesu Kristo turabyanze. Uwera wa Isiraheli komeza kubahereza imbaraga n'amavuta kugira ngo bakomeze bumve ijambo ryawe, maze rigira icyo ribamarira, rigira icyo ribungura, kuko Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Reka rero ntuze ariko ntutuze, komeza kubana natwe nanone n'iteka ryose nibe bidashira.